nguhaye kaze cyane wowe udukurikiye kuri The Final Topic. Wakoze kubana natwe, komeza kugira ibihe byiza aho uri hose. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ushobora kujya hasi ugakanda subscribe, tukajya duhora tubana umunsi ku munsi. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina BRUNO cyangwa se BRUNO. Niba witwa BRUNO ndagushuje cyane, komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. BRUNO ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage ku izina BRUN risobanuye uburinzi. BRUNO aba ari umuhungu w'umuhanga kandi w'uburanga, uzi gufata imyanzuro kandi ahora ashaka kwiyungura ubumenyi. BRUNO arangwa n'ibikorwa by'ubumuntu, azi kwitangira abandi ndetse no gufasha umwitabaje wese. BRUNO iyo abaye umwarimu abikora neza cyane kuko azi gutanga ibyo yifitemo. BRUNO iyo akiri umunyeshuri aba ari umuntu uzi gufata mu mutwe cyane. BRUNO agaragaza amarangamutima ye cyane. BRUNO iyo ari mu rukundo aravunika cyane kubera ko aba yumva ibyo agirira umukunzi we nawe yabimugirira uko byagenda kose. Akora uko ashoboye ngo yerekane urukundo rwe ku buryo iyo bitamuhiriye akomereka bikomeye ku buryo atazigera abyibagirwa. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina BRUNO twabagejejeho uyu munsi. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina, jya hasi muri comment section tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze rero kubana nanjye, yari Fina kuri The Final Topic. Mukomeze kugira ibihe byiza.